niko shani ndo kunywa igare ryanjye uri kuyehe igare ryanjye ni ndo ari guha cyagenze boss cyagenze ute mana we sorry cyagenze ute none nayigize igare ni ryanjye none se kuzura gukubita abantu tana ibi nibiki banyi igare rimeze gutya ariko wihangane kado none se abantu bakwibye igare buri wese uzajya umufatira mu nzira mu kubita inkweto ako subundi sijyanje buriya iyi ni ryanjye naragiguriye ari kuyehe iyi naragiguriye na facture nge nayikwereka iyi narikwereka na facture nta muntu wigeze ubona afite igare nk'iyi ni benshi tubona ariko ntabwo nibyitaye umuntu bita Kadogo ufite umutsatsi wa afro gutya ntabwo waba umuzi se ko yari igare ni bag oya wonzi yari umukozi ubwo ntabwo ari we n'undi nawe yari umukozi wanjye gipangu cya kirara kirange cy'umuhondo ntabwo nari muzi uwo nguwo shaka ari hehe bu ntabwo mbizi twahuriraga mu nzira gutya tukugenda ahubwo reka nigende urimo ore se umva nkubwire ariko se umuntu bita Karamagi ntabwo umuzi ninjye bita Karamagi ubundi Kadogo nari muzi ariko twahuraga ku centre agiye kugura ibintu bari kumbwira ngo bamutumye iwabo n'iki kintu nari muziho cyonyine ariko ni ahantu yaturutse yari yarigeze kwanga tugeze kuganira ambwira ahantu yaturutse sasa rero tutihutse mu bwanzu umbabare ko namaje kukubangamira ariko gusa ngiye Kadogo yaranyibye anyiba igare n'amamashini ndetse n'amatelefone yanjye yose none ngiye dukine tubigenze gute kugira ngo nzaho n'ibintu byanjye mungezeho boss rero nubundi mu hano nsanga nkuru ibintu byo komisiyoneri butoye wanyemerera akantu ngiye nkazamugushakira nazamufata ukampa akantu ndakemera none ndakubona ne ngiye nagwa nimero ya telefone yanjye yimereze ariko ni no kwihuta nicyo kibazo telefone yanjye sije ko yashize ariko mbira telefone zawe ni kangahe nese boss na telefone ugira ndayifite ariko umuriro washizemo umuriro washizemo singiye se uyibona ko 078 078 26 96 98 98 650 ubwo ndaza kuguhamagara mu kanya telefone ngiye kwishiraho umuriro uze kumpamagara ndaza kwigukira sawa hamagara allo ntago nakumenye umwe twigeze guhura ari kumbaza iby'amagare ndakwibuka erega ntago bita birangira rwose ndacyashakisha na n'ubu nta kintu kiraba pe ariko biri hafi buriya none ahase se kunari ngiye mu rugo se uri hafi se urabona kaga hana twahuriyemo nzamuka ugera ruguru aha aho ndahazi mu gasantre hagati reka nze mpagusanga reka mpinduri kankoremo ikoti izuba rimeze nabi mpagusange ndaje Karamagi sumpamagaye mo kabyara mwe Karamagi ubu namahoro Allo kanyamuneza namahoro ndahabona ariko wampamagara wagira nizere ko birimo n'amafaranga yanjye okay reka nze negereze ndebe ngoma gusange ndahabona aho se ko nta moyo bwari ndahaje magusange dore nari ndimo nisomera gatabo unkuye mu rugo nta handi nizere ko ugiye kumbwira ibintu bizima ariko sawa ndaje ngiye kureba Karamagi ibyo bintu mpamagariye ako noneho uyu munsi arayamato arayamba rwose bo sasa rero ugira vuba nke unsanga hano ndizera kuri umuntu w'umusportif uze kwihuta cyane sawa rero karake ubiya ndi kumwe n'amagara wa mushuti wacu kugira ngo tubiringe kuri deal hari nayo ariko ndimo natunuza barumani yaturangaranye ko sha barumani akoratera barumani we sana kantu hano tube twimera tugira icyo twivuganira abantu wajyubanga kana kubona ko abakire hano cyo zana ka petit mitsingi hano uzanye na ka fanta
firigo yanyu irakora yanzanire se kumona byose ntacyo nzanire sitoro ikonje bizinesi ziba zabaye nyinshi umuntu akagenda nukira ku inzoga uzikomeruka ku inzoga muwe mwakara uzane nakarahure muvandimwe anya nawe majiye kugira experience mu gusudura shabura karaki rero iyi minsi mfite stress uzimirimo aha hanze uri kuvuga stress y'ibintu Jefite stress yo kurongora ubu ndashaka kuzana umukobwa wanjye ndashaka kugira ngo dukore ubukate byacanze bese ndi kumva ntameze neza ayo mako uri umuntu w'umugabo karama wari waratinze rwose ndashaka kugira ngo nanjye mve mu gusore ng'umugabo oya kari icyo gitekerezo cyo rwose turamushyigikiye cyane shaka dobamuka ngwino ni hano urakaza kandi wisanga shaka yewe ntabwo njya nica umugambi rwose ntabwo njya nica umugambi urazi ko nawe tuhamagana Kamari we nigeze ngo niwe uje hajya ntabwo nabikubwiyeho kare uyu ni wa muhungu uri kunshakishiriza bya bintu byanjye Kadogo yigeze kunyiba wa wundi wankoraga wa muhungu ni uri muri ya komisiyo cyangwa rumaza n'akaga dufashe cya gisambo nzabikurikirana ushaka guca ibisambo muri karitsiye ntabwo nzabikurikirana zana ka peti mitsingi njye nzabikurikirana nta kibazo nzabikurikirana naho ubundi shaka Kadogo rero ni ugushyiramo imbaraga kuko muri minsi mfite stress hari utuntu nta kibazo kugira ngo nabyo nze kugira ngo urega ndashaka kumufata ntwaye ibintu byinshi cyane kandi mukora n'izo zahera uriya ngewe nzamugukurikirana nta kibazo uranzamuzana amakuru umaze kumenya nibura tukigira icyizere ko yenda kuboneka ubundi uriya nari muzi hano muri santere ariko ajya n'iwabo buriya akarere ko ndakazi ubu ngubu ndi gushakisha nimero z'abantu haturanye ndaza kumushaka ndamubona mu minsi mike ndabaheza igisubizo cya nyacyo karama uko myumva ndaza kubikora rwose araza kuboneka ndaza kubikora Kadogo rero gahunda bwaduhanye aho abagabo bahuriye nabo babiri sezerana rwose none kwanga ufite icyo mvuze oya nzabisha iragara ryo rizaboneka oya Kadogo nabonye ari umuntu usobanutse nzaribona rwose pe ntabwo bizatinda ariko uziko na Kamari ahageze aratebutse pe uyu mwanya wawe se ko ntari kubasha kumenya we nta gasore kari kugenda radiro zanjye kuri wa mwanya ibyo bya bintu byanjye itwa ndetse mwana ubundi banyita Karima nigeze nabanzaho cyane Karimo yitwa Karima rwose Karimo abacurika bikaba Kamari uziko vraiment uzanire ka peti mitsingi turajya kwitira uzanire ka peti mitsingi ariko urushyireho n'akamwanya wanjye nitwa Karima rwose ndumva amazina ajya Kamazi ubu nabonye Karima akerebutse kirangiza mu byanze bikunze cyaboneka vuba oya byo nzagifata yanditse mu kizaye giteye ubwoba nzagifata pe nzagifata rwose rero ndabona buri wese rero mwabagabo ndabona buri wese amaje kubona icyo kunywa Kamari we kamanze nsomero ntabwo iciye mu ijambo n'ubundi ndabizi urubuga ariko ari akantu k'agatekerezo mfite gakeya agatekerezo tukaganira ibitekerezo bifatika nk'abantu n'agatekerezo kihorera wasanze igitekerezo usanze ndimo mbiganira n'uyu mu mwanya wacu Karaki ku bintu bijyanye n'ukugiye kurumva wa mushinga wawe wihutishije bigeze aho se yaho turamaga ariko hari imikino twite Kamari ariko nyine buriya hari utundi gusa nasanze tutarimo kugwamo neza ndashaka sapoti se ko aricyo babereho ndashaka sapoti kuko nabonye bitari kugwamo niyo mpamvu nabita waje nk'abana b'abagabo turahari rwose turavandimwe sinzi rero icyo murabivugaho turahari ahubwo wowe tubwira uti ngende kwifuza akundi ikintu ariko si iyo mvuze gutyo nk'abana b'abagabo ubukwe bukeneye amafaranga ni amafaranga cyane nkeneye amafaranga yo gukoresha muri serivisi oya ntekereza ko iki gitekerezo twese kidushimishije kandi Karamage n'umuntu wacu tugomba kumushyigikira Karamage dore nta Imana itangiriye dore ibintu ndabifite hariya hirya ndumva buriya mu bukwe bwawe Karamage rwose 150 rwose birahari kandi muri za sare zagenda wagenda ugahitamo imwe akarizakuramo ubukwe umugabo rwose n'umuntu w'umugabo rwose nawe ubundi ubukwe se ko ugirwa n'abantu elegant ntabwo turaza gushyiraho sha n'umuntu w'umugabo rwose nanjye kugira ngo ibintu byawe bishobore kugenda neza
ndagerageza uriya njyewe uriya ndamuzana rwose ririya gare rizamufasha noneho buriya njyewe ikindi ni n'umushisheri muri santere abantu benshi baranze ubundi nuko aba boss mukunda kubakora mu mutani y'abantu basi hakora abantu benshi baranze ariya tuzakorana natwe dukunda abantu bashaka njyewe hagize ikibazo ugira mu bintu byo gushaka imyambarire gusimbuka amahema ibyo byose njye nagufasha rwose uyu mwana mwonya asobanura njye nagufasha njye nagufasha rwose ufashe mu ijambo rero Kamari tuvuge ibintu dusubira ibindi ngiye Kamari Karamage ngewe uruhare rwanjye ngewe intare yo mu muryango wa Yuda uri Yesus none se nimba warasomye neza ibyanditswe bakubwiye ko intare zo muri uwo muryango zahagaze kwima ndi imwe muri zo zakurikiyeho rero ariko wenda reka tureke kubitindaho sibyo ariko ubundi wabukodeshereza hiyase y'ibihumbi 30 kadepurasa abantu bakava nko ku rusengero bajya kwifotoza ikabakura kuri sale ikabashyira kuri reception ako kantu ndumva kagufasha hanyuma ariko baruma mbasha egera hino iyi fagitire ubundi ihagarara ngaho 8,800 aha okay sawa igendere ndakubwira mu kanya noneho buriya ngikomeje ndiya 30 bya taxi 8,700 iyi fagitire urumva ko biri kuba 68,700 hanyuma hari amafaranga yarondemo 100,000 kandi burya nariyishyuye kakagaze nakuye iwawe nari nzi ko ndakuramo nka 50 nakuyemo 30 urumva 30,000 nibyo nakuyemo kandi niba wibuka neza muri ya minsi nabanje kuzi iwawe hari ikindi gihumbi nari niyishyuye kuri bwa buryo urumva ko mu 100,000 nakuyemo 31 sasa rero ukuntu ibintu bimeze zana mwereke kuvuga ngo oya ifataho kuvuga ngo ayo mafaranga ndi kuguteranyiriza akagera mu 69 wenda nongeyeho n'ingiyi ya Truwasa irahingana nawe na ya fagitire bigahita bihura n'ibihumbi 9 ntabwo utagira ngo buriya ugiye kwishyura da ese ngiye kwishyura kandi iyi fagitire urayishyura ngo birabana n'umwenda wanjye